Kenisi yabashije kuba yatangaza ko afitanye indirimbo na nyakwigendera Jay Polly. Ni nyuma y'uko bari mu kiganiro nk'ibisanzwe, dore ko Kenisi muramuzi cyane, ni icyamamare, akora kuri TV1, dore ko iyi TV1 ari niye, akaba ari n'umuyobozi wa Gasogi, murabizi. Ubwo rero Kenisi bari mu kiganiro nk'ibisanzwe, dore ko ariko kazi kabo ka buri munsi, Kenisi yabashije kuba yatangaza ko afitanye indirimbo na nyakwigendera Jay Polly, ariko avuga ko ati twavuye muri studio, ati turi gupanga kuba twayisohora, ati biza kuba byagenda nabi, ati abe arigendeye. Ati rero ati indirimbo narakomeje ndayibika, ati dore ko ihari inameze neza, ati ahubwo ndashaka abaraperi tuzayikore neza, ati abaraperi bumva biyaminiya neza, ati bamvugisha cyangwa se ndabashaka mbashe kuba nakora iyo ndirimbo neza, ati ahubwo nzayisohora. Dore ko yagiye anavuga ati Jay Polly, ati twakoranaga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Jay Polly tunamwifuriza iruhuko ridashira, nk'uko nawe yagiye abivugaho, agenda avuga ati Jay Polly, ati twabanye neza, nta nicyo twapfa. Dore ko agenda avuga ati uko byagenda kose, ati na famiye ya Jay Polly nyakwigendera ikomeze yihangane. Rero yabashije kuba yagaragaza buri kimwe cyose, ariko se abanyarwanda nabo bagenda bavuga ati se ko yavuze ko bafitanye indirimbo, nta kindi cyaba kibyihishe inyuma. Ati kuba yavuze ibyo bikeya, ati hari n'ibindi byinshi babashije kuba bakorana bitagiye ahagaragara, ariko we akavuga ko nta na kimwe yashinja Jay Polly nyakwigendera, agenda avuga ati iyi ndirimbo ndayitegura neza, mbashe kuba nayisohora, mbashe kuba nabaha umuzigo, dore ko inameze neza. Kenisi rero yasoje ashimira abakunzi be badahwema kumukurikirana, agenda ababwira ati mukomeze munshigikire. Rero nje twakomeje kubana muri iki kiganiro, nitwa Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.